Hello guys, meze mute? Nkomeje kubifuriza kugubwa neza aho muri hose ndetse no mu byo murimo gukora byose. Nk'uko bisanzwe rero, iyi ni Ruhura Ubuzima TV, tugarutse kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye kandi by'inyungurabwenge kandi byiza bibafasha. Nk'uko bisanzwe rero, Ruhura Ubuzima TV ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye bibafasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu nama, mu rukundo, muri komedi, mu bintu bitandukanye, mu ngeri zose tuba duhari. Uyu munsi rero tugiye kubabwira amagambo meza, tugiye kuba turebera hamwe amagambo 10 meza ushobora kubwira umuntu muri iyi minsi mikuru umwifuriza Noheli cyangwa se ubunani byiza. Abantu benshi basanzwe bamenyereye kuvuga ngo Noheli nziza cyangwa se ngo umwaka mushya muhire. Ayo niyo magambo menshi abantu bazi, ariko hano hari andi magambo ushobora gukoresha ukaba wabwira umuntu. Cyane cyane hano nzabakora video zitandukanye aho nzavuga noneho ku ngingo z'urukundo, mu buryo bw'urukundo se bwa romantike cyangwa se mu bundi buryo, kugira no mu tundi tuntu dutandukanye kugira ngo buri wese azibonemo. Hano rero narebeye mu magambo hamwe rusange, amagambo rusange ushobora gukoresha kwifuriza umuntu Noheli nziza cyangwa se ubunani, cyangwa se gutangira umwaka neza, bimwe twita ubunani. Umunsi tuziza ku ya mbere ari ubunani. Hano rero narebye amagambo 10 meza wabwira umuntu umwifuriza Noheli cyangwa se ubunani. Ubwo Noheli n'ubunani nabihuje. Mwibutsa rero wowe utarakora subscribe kuri Ruhura Ubuzima TV, akari ku kanya keza ko kuyikora kugira ngo utajya ucikwa n'utundi tuntu twiza tw'ubwenge tuba twateguye hano kuri Ruhura Ubuzima TV. Reka dutangire rero n'ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ushobora kubwira umuntu umwifuriza Noheli nziza cyangwa se ubunani, ushobora kumubwira uti Noheli nziza n'ubunani bwiza, Imana iguha amahoro, ibyishimo n'umugisha mwinshi. Hano iri jambo rikubiyemo ibintu byinshi, rikubiyemo kumwifuriza amahoro, rikubiyemo kumwifuriza Noheli n'ubunani, ariko byuzuyemo amahoro, bikuzuramo n'umugisha ndetse n'ibyishimo byinshi. Aho mwifuririjemo muri Noheli n'ubunani, mwifurije mu ibyo bintu byose uko tubihurije hamwe: amahoro, ibyishimo n'umugisha mwinshi. Hano ikintu cya kabiri cyangwa se ijambo rya kabiri ushobora kubwira umuntu umwifuriza Noheli nziza cyangwa se ubunani bwiza, ushobora kumubwira uti twizihize ivuka rya Yesu Kristo. Iri ni ijambo rya kabiri ushobora kubwira umuntu umuhuriye mu nzira uri kumwifuriza Noheli nziza se cyangwa ubunani bwiza. Ariko hano cyane cyane warimubwira ku munsi wa Noheli, kuko umunsi wa Noheli ariwo twizihizaho ivuka rya Yesu. Ukamubwira uti twizihize ivuka rya Yesu Kristo, uyu mwaka mushya uzakubere uw'intsinzi n'iterambere. Hano urumva ubwo waba ushyizemo n'ubunani, kuko ugeze kuvuga ngo uyu mwaka mushya uzakubera uw'intsinzi n'iterambere, nuvuga ngo muba mwatangiye umwaka, uba uri kumwifuriza umwaka mushya ndetse ukamwifuriza kugira ngo uwo mwaka mushya azabonemo intsinzi, abonemo iterambere. Ijambo rya gatatu ushobora kubwira umuntu uri kumwifuriza Noheli nziza cyangwa se ubunani bwiza, ushobora kumubwira uti iyi minsi mikuru ikuzanire umunezero. Tizakuzanira umunezero, urukundo n'amahirwe mashya. Ushobora kuba umwifurijemo muri iyo minsi mikuru umunezero, urukundo ndetse n'amahirwe mashya. Ni ukumva umuntu ashobora kuba asanga aya mahirwe hari amahirwe yahuye nayo mu myaka ishize, ariko ukamumwifurije kuba yabona andi mahirwe mashya muri uwo mwaka tugiye gutangira, cyangwa muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ijambo rya kane ushobora kubwira umuntu umwifuriza Noheli nziza cyangwa se n'ubunani bwiza cyangwa se gutangira umwaka neza, ushobora kumubwira uti Noheli ibe iy'ituze n'ibyishimo, ubunani bugutangirire neza. Hano uko biri kose umwifurije Noheli irimo ituze, ikabamo n'ibyishimo, kuko ubura Noheli itarimo ituze nanone ntabwo uba uyiriye neza, cyangwa se ntabwo uba uyizihije neza. Cyangwa se Noheli itarimo ibyishimo, iyo Noheli ntabwo uba uyizihije neza.
iyo ibintu bitarimo ibyishimo ariko byitwa umunsi mukuru ariko bitarimo ibyishimo, uwo munsi ntabwo uba ukibaye umunsi mukuru, uba wabaye umunsi utari mwiza, utagenze neza. Ijambo rya gatanu hano dushobora kuba twakoresha cyangwa se ushobora kuba wakoresha igihe uhuye n'umuntu uri kumwifuriza iminsi mikuru myiza, ushobora kuvuga uti Imana ikomeze ikurinde. Hano birumvikana iminsi mikuru itarimo kwifurizana amahoro cyangwa se ituze, nanone ntabwo iba ari iminsi mikuru uri bubwire umuntu mugiye gusenga cyangwa se uhuye n'umuntu mu nzira ukamubwira uti Imana ikomeze ikurinde, uri bumweretse ko mu byo ari gukora byose, mu byo ari kujyamo byose, umwifurije gukomeza kubigubwamo neza, kubigendamo neza ari kumwe n'Imana kugira ngo akomeze abane nayo. Ikindi iguhe umugisha mu minsi yose iri imbere. Hano nanone uba umwifurije imigisha mu minsi igiye kuzaza kugira ngo azayigiremo imigisha mu byo azakora byose. Ijambo rya gatandatu hano ushobora kuvuga uti cyangwa se kwifuriza umuntu, ushobora kumubwira uti ubunani bugufungurire imiryango mishya. Ubunani birumvikana ni kuri ya tariki ya mbere y'ukwa mbere, aho uba utangiye umwaka mushya. Hano rero niba umwifurije uti ubunani bugufungurira imiryango mishya cyangwa se imiryango mishya y'amahirwe n'intsinzi, hano umwifurije kugera ku gutangira urugendo rushya mu bintu bishya cyangwa se kubona ibintu bishya, gutangirana n'ibintu bishya cyangwa se kubona amahirwe y'ibintu bishya n'intsinzi. Ni ukuvuga ngo abonye amahirwe y'ibintu cyangwa se abonye imiryango mishya y'ahantu. Hano ni nko kuvuga kubona akazi, kubona amafaranga, kubona inshuti. Hano hakubiyemo ibintu byinshi, ndetse hakabaho n'ikintu cyitwa intsinzi. Ibyo bintu ubonye ukabibonamo n'intsinzi. Niba ubonye izo nshuti zikakurambaho, zikakubera inshuti nziza, niba ubonye amafaranga ukamenya kuyakoresha ukayabyaza umusaruro akakubyarira inyungu, niba ubonye n'ibyo bindi bintu bitandukanye bikaba bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikaba iby'umumaro kuri wowe, ntibizabe ibyo kugutesha agaciro, kandi bikakubakira ubuzima. Hano dukomeje n'ijambo rya karindwi, turasangaho ijambo rigira riti Noheli nziza cyane, urukundo n'amahoro byuzure mu mutima wawe. Hano rwose ubu mwifurije kugira umutima uguwe neza, urimo amahoro, urimo urukundo, urimo n'ubusabane. Aho birumvikana umutima ufite urukundo, umutima ufite amahoro, urasabana. Hano uwo mutima ubaye ufite ugahora n'abantu, byanze bikunze murasabana, umwifuriza amahoro cyangwa se ufite urukundo, uwo muntu muhuye ubaye ibi bintu bifite, murasabana mukagubwa neza. Dukomeje n'ijambo rya munani ushobora kwifuriza umuntu mu gihe muri iyi minsi mikuru, ushobora kumubwira uti uyu mwaka mushya uzagusigira ibyiza. Ni ukuvuga ngo muvuye mu mwaka ushize, umwaka urangiye mugeze mu mwaka mushya. Ushobora kumubwira uti uyu mwaka mushya uzagusigira ibyiza, ibyifuzo byawe byuzuzwe. Ni ukuvuga ngo umwaka mushya mutangiye, ushobora kuba ufitemo intego, ufitemo ibyifuzo uti nshaka kugera kuri ibi, nshaka kugera kuri ibi. Uhuye n'umuntu rero ukamwifuriza uti uyu mwaka mushya, izo ntego zawe ufite mu mutwe cyangwa se ukabimubwira, ababonye ko nibura intego afite mu mutwe uzimwifurijemo ibyiza, icyo gihe uba umuteye n'akanyabugabo ko kugira ngo akorane umwete wo kugira ngo ibyo yapanze kuzageraho azabigereho koko. Aha rero uba umuteye imbaraga, uba ubonye ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, kuko buriya umuntu muhuye ukamwifuriza umwaka mushya ukamubwira uti uyu mwaka uzawugiremo ibyiza, abonye ko rwose uri umuntu w'ingenzi mu bantu ahuye nabo, uri umuntu w'ingenzi cyane. Hano rero ijambo rya cyenda dushobora gukomerezaho, ushobora kubwira umuntu muri iyi minsi mikuru, ushobora kumubwira uti iminsi mikuru iguhe kuruhuka no kunezerwa n'icyizere gishya.
hano rwose birumvikana. Iminsi mikuru iguhe kuruhuka no kunezerwa n'icyizere gishya cyane rwose. Hano muri iyi minsi mikuru abantu benshi wenda ntabwo ari bose, ntabwo twavuga bose kuko hari abari gukora, ariko abenshi baba bari mu kiruhuko. Abenshi baba bari bafashe akaruhuko, bari gusabana n'imiryango, inshuti n'abavandimwe. Hano rero niba umuntu umubwiye uti iminsi mikuru iguhe kuruhuka neza no kunezerwa ndetse n'icyizere gishya, hano ubu mwifurije kuruhuka neza ndetse no kunezerwa. Kunezerwa ubwo ni ugusabana na za nshuti cyangwa se na wa muryango we, bagasabana cyangwa se mu ndimi z'amahanga bakenjoyinga, ndetse ukanamubwira uti iyi minsi mikuru iguhe nanone icyizere gishya, ndetse akaba yakuramo muri za nshuti cyangwa se muri we, akaba yakuramo n'icyizere gishya, arakomezanya mu mwaka mushya agiye kwinjiramo cyangwa se twinjiyemo. Hano rero iri ni ijambo ry'ingenzi nanone wabwira umuntu muri iyi minsi mikuru kugira ngo mukomeze mwizihize neza. Dukomeza n'ijambo rya 10 turi gusoza rero. Ijambo rya 10 ushobora kubwira umuntu uri kumwifuriza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, ushobora kumubwira uti Noheli n'Ubunani byiza, Imana ibe hafi yawe muri byose. Hano ubu mwifurije Noheli nziza n'Ubunani mu bintu byose ari buze gucamo, cyangwa se mu bintu byose umuntu aranyuramo. Hano rwose ni uburyo bwiza ubu mwifurijemo Noheli nziza mu bintu byose ari buze kunyuramo, cyangwa se mu bintu byose yanyuzemo ari buze gucamo. Hano uba umwifurijemo Noheli nziza n'Ubunani bwiza, kandi ubu bumwifurije nta hantu umusigiye. Murakoze rero, hano ndaza kubategurira ikindi kiganiro cya indi video ivuga ku minsi mikuru, amagambo meza wabwira umuntu muri iyi minsi mikuru cyangwa ku bakundana. Ubwo ndaza gutegura video ivuga ku bakundana, ndareba n'izindi ngingo nateguraho video y'amagambo meza wabwira umuntu muri iyi minsi mikuru. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Hura Ubuzima TV kugira ngo ayo magambo niba uri kubona ari ingenzi kuri wowe ataza kugucika. Mwakoze rero mwe twabanye muri iyi video, mwakoze kuba mwaneze amatwi, sinagenda ntabibashimiye. Ni ingenzi kugenda ukoze like ugatanga na comment ziratwubaka, zituma tumenye ibigenda neza kuri mwe n'ibitagenda neza. Ni byiza, ariko nanone subscribe ni ingenzi kuko ntabwo ari ikiguzi. Subscribe bigukundiye wayikora kugira ngo ibiganiro byacu wabikunze tazajya hagira ikigucika. Murakoze rero, duhurire muri video ikurikira.